girira ibambu ntabare inkuru yanjye ngerageza kuyibwira ariko bakanyumvira ubusa Gibuze rurema winuntabare ziyukuru munyembabasi. Urugero hari ikigabo kimwe Imana yatije ubutunzi, hari n'indi ivuga ngo kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera, hakaba n'indi ivuga ngo nzamuye kwizera kwanjye Mana ndakwinginze ntuyumvire ubusa, unyibuke nk'uko wibutse Hana. Amen. Niba warakunze iyo ndirimbo gerageza nawe uduhe umusada wawe ukore subscribe. Hari n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Rero njyewe ndi umugabo ndubatse uzamara mwisi ubabwira uti kubaho kwacu nibanga iminsi tuzamara yose yishwe muri yo. Kubaho kwacu nibanga ry'Imana iminsi yose uzamara mwisi. Sinzi niba Imana ikinyibuka nshingiye kubikomere mfite, ubanza Imana yaranyibagiwe, ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikanyitambika, ngerageza kuririmba ijwi ryanjye ntirirenga umutaru, ngerageza gusakuza ariko singira unyumva. Ese uranyumva Mwami Mana yanjye? Ese uranyumva? Girira ibambu ntabare. Ese uranyumva? Ese uranyumva? Oh my God, girira ibambu ntabare inkuru yanjye ngerageza kuyibwira ariko bakanyumvira ubusa. Gibuze rurema winuntabare ziyukuru munyembabasi. Yes, Imana iwe umugisha cyane. Nitwa Niyo Patrick Nganzo. Imana iwe umugisha Meshake. Urakoze cyane Niyo Patrick. Umwanya mwiza wo kudutaramira ndetse no gutaramira abakunzi ba Gahunda Studio TV. Turabasuje mu izina rya Yesu. Muraho neza, mumeze mute? Yego. Nkuko mubibona imbere za kamera za Gahunda Studio TV turi kumwe n'umutumirwa yitwa Niyo Patrick. Umukozi w'Imana, n'umwana wayo. Yego. Imana yamuhamagaye mu buryo bwo kuririmba. Twishimiye rero kubana nawe kuri Gahunda Studio TV aho tugiye kumwakira atangira abasuhuze ndetse anabibwire. Yes. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe abakurikira gahunda za Studio TV sikora.
by'umwihariko we wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha pe, Imana iguhe umugisha, icyo utekereje gukora cyose kijye kiguhira. Ariko kandi nawe utarakora subscribe ukaba uri kureba iki kiganiro, uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo udutere inkunga byibuze kugira ngo ibiganiro dukora niba wadukunze ujye ubasha kubikurikirana umunsi ku wundi. Njye nitwa Niyo Patrick Nganzo, abantu benshi banzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Mfite umugore n'umwana, nago nkiri umusore, ndi umukristo nsengera muri ADPR. Ubwo ibirenze ibyo naba ngiye kurondogora. Imana iduhana umugisha. Imana iguhe umugisha, urakoze cyane. Twebwe impamvu twagutumiye kuri kamera za Gahunda Studio TV, dufite ishimwe rikomeye. Mu gihe gishize duherutse kubona ko wakoze impanuka. Bidutera agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi. Turavuga ngo tuzongera tugutumire utaramira abanyarwanda biciye kuri Gahunda Studio TV, ndetse tunaganire byinshi bitandukanye nk'umukozi w'Imana. Hanyuma turashaka kukubaza ku bijyanye no kuririmba. Ubundi Niyo Patrick, impano yo kuririmba wayisanzemo ryari? Watangiye kuririmba ryari? Ni ukuvuga ngo impano yo kuririmba nayisanzemo nkiri umwana mutoya. Ubanza nawe ntaramenya ubwenge bwo kumenya ngo se nabaho nte cyangwa se n'ibindi. Natangiye kumenya ko mfite impano yo kuririmba mfite imyaka 7. Nibwo naririmbaga muri korali, icyo gihe nari na dirija wayo, nari umuyobozi wayo mu bijyanye na dirijance. Birakura urumva naririmbaga muri korale, biza kurangira rero mbaye umuhanzi 2018. Ibaze kuva ku myaka 7 ukazaba umuhanzi 2018. Ni urugendo rutoroshye kubera n'ubukene no kubura amikoro cyangwa se wenda ubushobozi na support n'ibindi. Byatumye rero mbasha gutangira kariyeri yanjye cyangwa se wenda impano yanjye yagiye hanze muri 2018. Hama yampaniza kwaka muri 2021 nibwo yatangiye kwaka 2022. Bari muri Covid. Yego, naho kabisa. Kuko nirimbana na Damuru, sibyo? Muririmba indirimbo ivuga ngo ikiguzi cy'ubuzima. Gusabye ikiguzi cy'ubuzima. Aho urankurikirana kabisa. Rwose pe, ahubwo njyewe numva guririmba nk'abanyamurenge. Undi ndi umunyamurenge mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Buriya mvuze ikinyamurenge. Ntiwamenya ko nge twari turi kuganira. Ubundi usanzwe uvuka hehe? Ngiye mvuka Icyangugu. Icyangugu ahantu hitwa Rusizi. Hari n'abantu batajya bamenya iyo mvuka Rusizi mu murenge wa Gihundwe, mu kagari ka Gatsiro ahitwa Kurwahi, mu mudugudu wa Rwahi n'ubundi. Ni Kabagandarari hano ngaho ngaho. Aho naho rwose. Ariko ubundi nanjye nari kuri umunyamurenge burya. Nago ni umunyamurenge, ariko ndi inshuti y'abanyamurenge. Yego. Ariko buriya ndi mu banyamurenge ntiwagira. Kireka wenda urebye ku masura n'ibindi. Igihagararo. Ariko igihagararo ndi muremure nujuje mezire z'abanyamurenge. Ahubwo wenda isura yo wenda niyo wareba ukabona sindi umunyamurenge. Ariko ndi mu banyamurenge ko ndavuga n'igihagararo n'ibiki. Yego. N'uburyo nakitingamo navuga ni umunyamurenge ariko wabuze isura yawe. Yego, ugaragara rwose nk'umwana w'imuminema, umwana wanyoye inka, ibintu nk'ibyo Masisi aho ngaho kabisa. Mu Minembwe ngende wa ruguru ubundi. Reka tugaruke rero noneho twari turi ku mpano igihe yatangiriye gukora muri 2000. Muri 2000 nuvuga ngo impano yanjye nagiye muri studio bwa mbere 2018. Hama impano yanjye yamenyekanye cyane 2020 gutyo na 2021 aho. Muri Covid ubwo narimbaga karimba kavuga ngo unsabye ikiguzi cy'ubuzima wamaye sinakibona. Ngayo nguko. Imana ishimwe n'ukuri, twarishimiye kuko yaguye impano nziza. Yego. Mboneraho no kugusaba kugira ngo uzakomeze kuyirinda kuko twabonye benshi batangiye baririmba neza nyuma akaza kubivanga. Ariko kubera ko nakubwiye ko ndi inshuti yawe ndagukunda. Igihe cyari iki? Cyari iki kandi ni byiza ko mbivuze isi yose byumva. Yego.
marangamutima yanjye nkayagaragaza bibaye byiza kurushaho. Asante sana kabisa. So rero turishimye kukwakira kuri Gahunda Studio TV. Yego. Wakongera ugataramiraho abantu ho gatoya. Yo. Unsabye ikiguzi cy'ubuzima wamaye sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga ntiyahwana n'ikiguzi cy'ubuzima, cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi ntibwahwana n'ikiguzi cy'ubuzima, uhaye ikicaro umutima wanjye uhagira ubuturo bwawe mwami, umpindura inkota ityaye uhora unkoresha uko ushaka. Mana we, kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera, kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera, ufite ubwoba bw'iki? Kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera. Akarimbo nigeze ndirimba kafashije abantu cyane kavuga ngo abagutega iminsi ngo ugiye gupfa babwire ko atari bo bagena igihe uzamara mu isi, ubabwire uti kubaho kwacu nibanga iminsi tuzamara yose yishwe muri yo, kubaho kwacu nibanga ry'Imana iminsi yose uzamara mu isi yishwe mu Mana. Amen. Uradushyira kandi kamwe kavuga ngo unyibuke. Sinzamuye kwizera. Zamuye kwizera kwanjye Mana, ndakwinginze ntunyumvire ubusa, uyu munsi unyibuke nkuko wibutse Hana, zamuye ibyifuzo byanjye byose, nizeye ko ntacyakunanira, uyu munsi unyibuke nkuko wibutse Hana, nukuri ndabizi niwaca amazi kandi nzi neza yuko unkunda, uyu munsi unyibuke nkuko wibutse Hana. Amen. Yes, urakoze Imana iguhe umugisha. Ego. Twashaka kukubaza mu buzima busanzwe. Niyo Patrick turabizi ko umuririmbyi, ariko se nibyo byonyine ubamo nta bindi ujye ukora? Sha buriya rero ngiye kukubwira ngo ibindi nkora naba nkubeshye. Yego. Sindi umucuruzi, sindi n'umuyede. Nakuvuga ngo umurimo nkora ndi umwanditsi w'indirimbo. Yego. Nandikira amakorari, nkandikira abahanzi abari mu bigo bigiye bitandukanye, nandikirana n'abandi benshi bagiye batandukanye n'ama ministries n'ama worship byose. Ikindi ndi umuramyi, niwo murimo nkora umunsi ku wundi. Yego. Niyo Patrick rero nabyo ntago biba byoroshye, turabizi ko bitwara umwanya kandi bitwara igihe. Nibaza ko channel harya muboneka umwe bwe yitwa? Nitwa channel yacu yitwa Niyo Patrick Nganzo, iyo niyo channel wansangaho. Umuntu yagukunze ashaka gukomeza gukurikirana no kujya kuri Niyo Patrick. Yes, umuntu yankunze ashaka gukurikirana ibihangano byanjye ujya kuri Niyo Patrick Nganzo ugakora subscribe andi ugasigana comment n'ikifuzo wumva wangezaho cyangwa se ukanamvugisha. Ndi umuntu woroshye ibibazo cyane, ntanga nimero yanjye mu buryo bworoheje. Iyo channel ibaho na nimero yanjye kabisa. Wayisangaho. Icyo twashaka kukubaza, ese burya ibintu bijyanye na gospel cyangwa ivuga butumwa ni ibintu bishobora kugutungira urugo kuko atubwiye ko umugabo.
nawe ubwawe bikakubeshaho yego ni ibintu bikanakuzamura cyane ni ibintu kuko impamvu mbikubajije mperutse kubona wagiye nk'iburayi kandi nzi ko bisaba amatike ni burayi cyangwa ndibeshye nari nagiye ni muri Afrika ariko ni hafi ni Burayi urumva nari ndi muri Zimbabwe bivuga butumwa n'ubundi yego nagiye Ethiopia mva muri Ethiopia njya no muri Zimbabwe yego kandi n'ubu ndenda kujya n'ahandi nkibaze se ubwo niba ariyo wenda ari wenda murimo w'Imana reka tubivuge gutyo ukora gusa ushobora kuramo tike ikujyana cyane nuvuga ngo umuziki hari abantu bawukora nko kwinezeza ariko batazi umumaro w'umuziki umuziki utunga umuntu umuziki ukiza umuntu umuziki uhindura ubuzima 100%. Nanjye bivuga ngo 90% ariko reka mvuga 100% kuko ngi umuziki urantunze wanampinduriye imibereho warangaburiye ayiwe umuziki utunga umuntu. Yego rero Imana ikomeze ikwagure kandi gushyigikire dukeneye gukomeza gutega ukajya no kwindi migabane itandukanye byo muri Gahunda Studio TV turagukunda kandi tukwifurije gukomeza kuzamuka no gutera imbere mu izina rya Yesu. Iyo Patrick reka mfata umwanya ngo ngushimire kuri Gahunda Studio TV abadukurikirana mwese turabashimiye. Niyo Patrick ni umuramyi umuririmbyi umutaramyi mwiza ufite ibitaramo ushaka ko ufite igiterane ushaka ko mubana mu bitandukanye wamusanga kuri Niyo Patrick mwaganira na nimero de telefone yiwe iriho ariko turimo dusoza akandi kantu gatoya uri buturirimbire hanyuma ugasezera no ku bantu bakurikirana Gahunda Studio TV murakoze cyane. Akantu gatoya ndi buririmbe ko mfite nyinshi se none ndaririmbe yihera ikiguzi cy'ubuzima. Reka nyiririmbe mu bundi buryo nayikoze mu buryo bugiye butandukanye. Unsabye ikiguzi cy'ubuzima wamaye sinabasha kukibona Yesu we nubwo naguhana amafaranga ntibyavamo cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi ntibyavamo nubwo naguha ingwate y'ubutaka mfite ibyagura umwuka mumeka ngo mbashe kubaho nubwo naguha abana banjye ukabatwara ibyagura umwuka mumeka ngo mbashe kubaho nubwo naguha amamodoka menshi mfite we ibyagura umwuka mumeka ngo mbashe kubaho gusa icyo nguhaye n'umutima wanjye uzutegeke abari bugenga uwaye ikicaro mu mutima wanjye wagira ubuturo bwawe mwami. Yesu ashimwe cyane inshuti bakunzi ba Gahunda Studio TV turamushimiye cyane Niyo Patrick Imana imumugisha. Kandi nitwongera gutumira nizeye ko tuzakubona mu izina rya Yesu. Ndahari ku bwanyu. Amen.